nirwo rukundo rw'igitangaza ruvugwa mu mateka y'u Rwanda. Ushobora kuba warayumviseho cyangwa se ukaba warayibwiwe, ariko se iteye ite? Ivugwa mu mwana w'umwami Rujugira akunze umukobwa wo muri rubanda rugufi Kalira wari umaze igihe gitashyingiwe, akamurongora maze yamugeza mu rugo ise Yuhi wa gatatu Mazimaka nawe akamukunda, akamumwambura akamurongora. Gusa bakuru bakaza kumvisha Mazimaka ko akwiye kurekera umuhungu we Rujugira, maze akabyemera gononwa. Iyi nkuru y'urukundo irangira iteye agahinda kubera uburyo Rujugira akunze Kalira akiri umuntu usanzwe, nyamara yamara kuba umwami ntibabashe gukomeza kubana ngo akomeza akundane yibanire mu munyenga w'urukundo n'umugore yari yarakundwa akajumwa ari umwami undi ari umwamikazi. Ibyo byari no gutuma wenda nyuma yaho Kalira yari kuzavamo umugabekazi. Mbere y'uko nkugezaho iyi nkuru, ndagira ngo mbanze nkubwire abantu batatu b'ingenzi bayivugwamo. Ngo haye ikaze kuri Mira Rwanda, isoko y'ibyegeranyo bicukumbuye n'amakuru agezweho kandi yizewe utasanga ahandi. Kaze neza mu isi y'urukundo, aho birangira neza cyangwa bikarangira nabi. Nge ndi Penuel muvandimwe. Niba ari ubwa mbere ugeze ku muyoboro wacu, turakwishimiye. Nanone ikaze. Uwa mbere uvugwa muri iyi nkuru ni Rujugira. Uyu yari igikomangoma ariko cyaje kuba umwami nyuma ahabwa izina rya Cyilima ryahabwaga abami b'inka, nk'uko urutonde rw'abami bategetse u Rwanda rwashyizwe ahagaragara na Musenyeri Alexis Kagame. Cyilima wa kabiri Rujugira ni umwami wategetse u Rwanda kuva mu mwaka wa 1675 kugeza mu mwaka wa 1708. Akaba ari umwami wa 19 kuri uru rutonde ubariyemo n'abami b'imishumi. Cyilima wa kabiri Rujugira azwiho kuba yarategetse u Rwanda mu gihe rwari rwugarijwe cyane n'ibihugu byari birukikije birimo by'umwihariko Burundi, Ubugesera bwari butaraba ubw'u Rwanda, Indorwa n'ibindi, bitewe n'uko byari byarishyize hamwe ngo bimurwanye. Cyilima Rujugira azwiho kuba ari we wavuze ijambo rikomeye riha Abanyarwanda akanyabugabo rigira riti: u Rwanda ruratera ntiruterwa. Undi muntu wa kabiri uvuga muri iyi nkuru ni Kalira. Nk'uko muri hano Benedict abivuga mu gitabo yise Ibirari by'Insigamigani cya mbere, Kalira yari umukobwa muri rubanda rugufi gusa ngo yarushaga uburanga abakobwa bose bari mu Rwanda icyo gihe bivugwa muri iyi nkuru byabaga. Kalira azahora yibukwa mu mateka y'u Rwanda kubera uburyo yabengutswe ndetse akarongorwa n'abami babiri byaratumye ahabwa izina rya Rwabami. Uyu kandi aba bami bamurongoye bamwatsa undi mugabo bari bamaze igihe gito bashyingiranywe bataranabyarana. Undi muntu wa gatatu w'ingenzi uvugwa muri iyi nkuru ni Yuhi wa gatatu Mazimaka. Mazimaka uyu ni umwami watwaye u Rwanda kuva mu mwaka wa 1342 kugeza mu 1375. Yuhi Mazimaka azwiho kuba ari umwami wari ufite uburanga buhebuje, gusa nanone akabazwi nk'umwami wagiraga amakaburo cyangwa se uburwayi bwo mu mutwe bw'umwami. Bwanatumye yica umuhungu we Musigwa yakundaga cyane, akamwica ku manywa y'ihangu ubwo yari amwikanzemo umujura. Byanatumye asiga igisigo cyamamaye cyane cyitwa Singikunda ukundi, dore ko uyu mwami yari umusizi cyane. Dore ko iyi nkuru iteye. Iyi nkuru ivugwamo urukundo rwa Rujugira n'umugore witwaga Kalira ariko rutarambye. Uwo mugore Kalira ngo yari mwiza cyane kuruta abagore n'abakobwa bariho icyo gihe, ariko akaba muri rubanda rugufi. Ise yari umwega w'umuhenda akitwa Banyaga ba Gahenda, ari mu rwego rw'abakene. Kalira rero amaze kuba inkumi arasabwa. Nanone muri rubanda rugufi hashize iminsi arashyingirwa. Umuhungu wamurongoye yari yarapfushije nyina, amaze kurongora na se arapfa, asigarana n'umugore we na murumuna we bakurikirana. Nuko Kalira arakundwa kara cyane. Bukeye umugabo abwira murumuna we ati: ndagira ngo gusabire nawe urongore, ejo tutazamara inka ntaragushyingira nkaba ngize nabi kandi ari njye wasigaranye mu mwanya w'ababyeyi bacu. Murumuna we aramuhakanira, aramubwira ati: dufite inka nkeya cyane kandi dufite umugore utadukwiye. Mukeba we tumukamira izo Kalira yari yarihariye bazikamane, bizatumwa nk'umujagwa nanuke, maze abantu bajye baducaho umugani ngo twabonye umugore tunanirwa kumutunga, ndetse n'ibirimba bamudutware kuko tumukenesheje. Ati: kubwanjye reka dutunge Kalira tumukamira inka zacu zose, nizimara kugwira uzabone kunshakira tubone kugabana. Nuko bemeranya batyo. Nuko bibaho hashize igihe gito. Rujugira ajya guhiga, ahigukana mu karere Kalira yashyingiwemo. Ageze hafi y'urugo rwabo aruhukira mu biti by'iminyinya byari inyuma y'umuharuro. Ubwo umugabo wa Kalira n'umugabo wabo bari bashokeye inka zabo. Rujugira ahagera amaze gusonza, impamba ye yari yashize. Abwira umusore umutwaje itabi ngo ajye kumutekerera. Uwo muhungu ageze mu rugo Kalira arimo asanga inyana zavuye mu biraro zikina mu rugo, yagerageza kuzisubizamo bikamunanira.
kuko yafataga imwe akayishyira mu kiraro agakinga, akongera gushukashuka indi akayisangisha iya mbere, yakinguriye abanje mu kiraro ikisohokera. Uwo mugaragu wa Rujugira abibonye aramufasha bazishyira mu kiraro, bazipfundikira ubwatsi. Barangije Kalira amubaza aho aturutse, undi amubwira ko ari kumwe n'umwana w'umwami Rujugira, akaba aje kumutekerera itabi. Kalira ati, ngwino mbanze nguhembe kuko wamfashije umurimo wari wananiye. Amujyana mu nzu amuha amata. Amaze kunywa amata ashyira Rujugira itabi. Amubajije icyamutindije undi ati, icyanindije yaba ari we wakibonye nk'uko nakibonye ntiwari kugisiga. Rujugira ati, ese wabonye iki? Amutekereza ukuntu yabonye umukobwa mwiza cyane kandi w'umunyangeso nziza. Rujugira amatsiko amutera koroherwa, asubizayo uwo muhungu ngo ajye kumuvunyishiriza. Aragenda abwira Kalira ati, Rujugira ngo aragusaba aho yugama izuba. Undi ati, genda umubwire aze aryugame. Rujugira aragenda. Kalira amubonye ati, ngwino wugame. Arahaguruka bararamukanya, asubira inyuma y'inzugi aho bari bashyize intebe aricara. Kalira nawe yicara imbere y'inzugi mu kirambi, baganira batarebana. Rujugira yicwa n'amatsiko yo kumureba neza. Kalira nawe agatinya kumubwira ngo amuhe amata kandi abona ashonje. Yibwiraga ati, naturuka he kubwira umwana w'umwami ngo ngwino nguhe amata kandi ntari umuntu uzwi. Uko Rujugira yifuzaga kubona Kalira, ni nako Kalira yifuzaga gufungurira Rujugira, kuko yabonaga akeneye kubona icyanywa. Nuko bikomeza gutyo, bose bagisha imitima inama y'icyo bashobora gukora kugira ngo bombi bagere ku cyo bifuza. Bitinze Rujugira aramubwira ati, ndashaka kugusezeraho kandi ndagushimira cyane kuko wanyakiriye neza ukanganiriza singire irungu. Ati, ariko kandi niyemeje kuguha ibihembo bikomeye, maze rero nkaba ngusabye ko wanyiyereka nkakureba kandi ukambwira n'izina ryawe n'iry'umugabo wawe, ubundi nkagenda amenya uwangiriye neza uwo ari we. Ati, kandi n'uwo nzaguhera ibihembo nkazamubwira uwabishyikiriza. Kalira aramusubiza ati, ibyo nsabye byose ndabigukorera, ariko nanjye icyo ngusaba unyemerere ukime. Rujugira arabyemera. Kalira akenyera uruhu rwe neza, arakondora amusanga mu muryango. Undi arahaguruka bararamukanya. Rujugira aramukomeza. Kalira yashakaga kwiyungushura ngo yisubirire mu kirambi. Undi akanga ati, guma aha tuganire turebana, kandi niwanga ukajya mu kirambi turahajyana. Kalira bimushoboye aremera guma mu muryango. Noneho Rujugira arakunda amwitegereza neza, aramubenguka. Kalira abonye umwana w'umwami yamukunze, aramubwira ati, dore ibyo wantegetse nabyemeye, none nawe ndagusaba unyemerere nguhe amata kuko nta nzoga mfite. Nusanga ari mabi uyareke, kandi ninyaguhera mu kitoze nabwo ntuyanywe. Rujugira kuko yari yamukunze birengutse aramwemerera. Nuko Kalira aragenda buganiza amata aramuhamagara. Undi amusanga mu kirambi arayakira kugira ngo yereke Kalira ko yamukunze cyane. Aramubwira ati, ngwino dusangire nkwereke ko nta gasuzuguro ngufitiye. Kalira aramwemerera barasangira. Barangije kunywa Rujugira arasohoka, ahamagara abagaragu be batatu, abatuma ku batware batatu begeranye n'aho Kalira ari ngo bamwoherereze ingobyi n'abahetsi bo kumuheka kuko arwariye mu nzira. Abantu baragenda bavuga ubutumwa, abahetsi barashakwa baraboneka, baboherereza n'ingobyi. Bakiri mu nzira abagabo ba Kalira bakukira inka. Bageze hafi y'iwabo babona agaharuro kabo kuzuyeho abantu, baza bikandagira bibaza icyahabaye. Bahageze bababwira ko bari kumwe na Rujugira. Bajya mu rugo batura amazi bakukanye imbere y'umuryango. Binjira mu nzu bararamukanya na Rujugira, baratambuka basuhuza Kalira. Ubwo abahetsi babasesekaye mu rugo n'ingobyi. Rujugira arababwira ati, nimukuremo ijisho mu ngobyi mubitambukane, mushyiremo umuntu musanga mu kirambi mu muheke tugende izuba rimaze guhumba. Kalira n'umugabo we n'umugabo wabo babyumvise barikanga bagwa mu kantu. Ubwo abahetsi batambukana ingobyi banaguriramo Kalira. Abagabo bagize ngo baratera amahane barabafata. Kalira baramuheka ariko afite agahinda n'amarira menshi, ababajwe nuko ataye abagabo be mu rujijo. Rujugira abonye ingobyi ya Kalira imaze kurenga, abwira ba bagabo ati, ndabaha inka 8 n'umusozi maze muwutureho, mwishakira abandi bagore, naho uriya we ndamubatwaye. Abahungu baranga, bihuta bajya ku ijuru rya Kamonyi kuregera Mazimaka. Nuko Rujugira ajyana Kalira. Ageze mu rugo atumira bene se n'inshuti ze ngo bamutahire ubukwe, ngo bamuzanire n'inzoga zo kumutwerera. Abantu benshi barashika, abagore n'abakobwa n'abasore n'abana, bose bamaze kwegerana. Rujugira babwira icyo yabatumiriye ati,
uyu munsi nabonye umugeni unteye ubwuzu mu mutima, none nabatumire kumbera abakwe ngo twishimane. Abatekerereza uko yamwambuye umugabo we, kandi ariko akaba yagiye ibwami kurega. Igitaramo kiratangira, abagore n'abakobwa basanga Kalira, abagabo bato n'abakuru bateranira ikambere hamwe na Rujugira. Ijoro bararikesha barabyukurutsa, ibirori birangiye abataha barataha. Rujugira asigarana n'umugore we Kalira, ubukwe butaha butyo. Bimaze iminsi haza intumwa yo kwa Mazimaka ngo Rujugira naze yitaba ibwami. Arahaguruka ajya kwitaba se. Ageze yaramutunganya kuko yagize urugomo akambura umuntu umugore we. Rujugira abaza ati, mbese nicyo mwantumiriraga? Undi ati, nta kindi, subiza umunyarwanda umugore we. Rujugira aratakamba ati, aho kumurekura ahubwo mumushyingira umugeni mwari mwarangeneye, ariko mundekere uwo musumbakazi. Ati, kandi namuhaye inka 16 zo kumuriha izo yakuye arazanga. Mazimaka abwira uwo muhungu ati, ntiwakwemera ko ngushyingira undi mugeni wishakiye mu bari mu rugo rwanjye cyangwa ahandi waba umuzi, nkaguha n'inka n'imisozi, bikaba ingurane z'uwo mugore wawe Rujugira yatwaye. Umuhungu ati, nyagasani ibyo byose mubireka ariko munsubize umugore wanjye. Mazimaka atangira kwibaza uwo mugore wabaye ikotanira uko asa. Aramutumiza, Rujugira aramurimbisha aramuribagiza, baramuheka ajya ibwami. Mazimaka amubonye asanga ni mwiza wese, maze aramubenguka cyane. Ati, uyu mugeni akwiye umwami, mwese ndamubatse. Umugabo wa mbere wa Kalira abwira Mazimaka ati, umugeni ndamutanze ariko ni mu ntege kuko mbaye. Mazimaka ati, n'ubundi nanakubwiye ko nguha inka n'imisozi nkagushyingira. Undi ati, noneho ndabyemeye. Bamuha ibyo bamusezeranyije areguka, ariko na Rujugira ntiyatahana Kalira, asigaranwa na Mazimaka. Umuhungu wabibonye atyo kuva ubwo yanga kurya cyangwa kunywa, ananirwa gusinzira kubera kwibuka Kalira bamwambuye amanzaganya. Abantu bakuru babibonye barikora bajya ibwami, babaza Mazimaka icyamuteye kwambura umwana kizira. Bati, kuki uwo mugore utamusubije uwamurongoye, kandi ntumurekere Rujugira wamwishumbakarije, ahubwo ukamwitwarira, none umuhungu wawe akaba agiye kwicwa n'agahinda. Mazimaka ati, nanze kubatera ishyari mu banyaga bombi. Bati, none se umwe ko wamuhaye imisozi ukamuha n'inka n'umugeni bikaba indishyi, undi wabaye ate? Bati, wihemukira umwana musubiza umugore yironkeye. Nuko Mazimaka abuze uko abigira, aremera yohereza Kalira kwa Rujugira ndetse n'abakwe n'ibishyingiranwa byinshi, ariko akajya amara iminsi akajya guhakwa na sebukwe kuko yari yarabitegetse Rujugira. Gusa yagenda ntazi ubusa, akazana inka nyinshi, ndetse bituma Rujugira atona kuri se cyane. Aragwa Karinga ngo azaba ari umwami w'u Rwanda. Ubwo Kalira bamwita Rwabami gutyo kuko yashatswe na Mazimaka ari umwami, kandi n'umugabo we Rujugira karagwa ubwami. Ubwo rero yabaye umugore w'abami babiri. Yarakundwa kaye cyane birengutse, aruta bakeba be bose. Abyarana na Rujugira umuhungu witwa Sharangabo, sekuruza w'Abasharangabo, n'umukobwa witwaga Murikanwa. Tubibutse ko Sharangabo yari we wabyaye Bajeyi nawe waje gusiga umugani. Aho rero Rujugira amariye kumukukana no kuraga ubwami, ifuha rya se Mazimaka rituma acika mu Rwanda atarima ingoma. Yamuhunze amaze kumwinshira imfizi atinya ko yamukurikiza undi muhungu we witwaga Musigwa, uwo yakurijeho igisigo cyitwa Singikunda ukundi. Nkunda ibyo nkunze ntibinkundire, aho kunkunda bikankuka bikagikamagoma gukungika iyo kure. Gukunda ikitagukunda ni nk'imvura igwa mu ishyamba. Ubwo ngo muri iyo minsi Rujugira yatimukiye mu rugo rwa se asohotse, imfizi ya Mazimaka yarubagamo ihagarara ku ruhamo rw'umuryango imubuza kugenda. Abuze uko abigenza ayitera icumu kugira ngo imubise, hato Mazimaka atamusanga hakamugira nk'uw'ejo. Amaze kuyigusha ajya kubwira Kalira ibyago yagize. Ati, none ibyiza ni ugucika. Nuko Kalira akora ku mwana wabo Sharangabo na gashiki ke Murikanwa, ashaka inzoga mu gacuma, itabi, urushingo, inkono idakwikiye n'umuheha udasohoye, ashyira mu gaseke. Akorera umugaragu wabo Ndabaramiye wari utuye Igihinga na Ruzege. Bashyira nzira, bageze mu bihembe bya Rugarika. Rujugira ati, mfite inyota. Umugore aramuseka ati, ko tutazi aho amazi ari muri iri shyamba ubona byagenda bite? Avana inzoga mu gaseke aramuha. Rujugira arasoma ariruhutsa ati, uwama n'agatabi. Kalira akora mu gaseke yazana itabi aramuha. Rujugira ati, ko nta nkono y'itabi mfite. Kalira azana ya yindi idakwikiye n'umuheha udasohoye. Rujugira ati,
uyu muheha udasoye twawunywesha dute? Karira azana icyuma gica inzara barawubaza, bakaroga urushingo baracana. Bamaze kuruhuka bakomeza urugendo berekeza i Bugesera n'i Gisaka. Bishyize kera iby'imihango y'ibwami byo kwimika uzasimbura Mazimpaka birabyuka, bimika Karemera Rwaka. Iryo zina rya Karemera si ryo mu mazina ya cyami y'u Rwanda, ni Ruganzu Ndoli warivanye i Karagwe k'Abahinda ku ngoma y'umwami wabo Karemera Ndagara ya Ruhinda, amushimira ko yamuhisha akamurera akamukuza. Undi azezeranya ko azamushimira iyo neza, ashyira izina rye mu y'ubwami bw'i Rwanda. Karemera Rwaka amaze kugera ku ngoma arahuma. Rubanda bati ni ingoma imurashe kuko atari we wayirazwe. Basubira mu bwiru, bemeza ko Rujugira agomba kugarukira ingoma. Bohereza abantu aho kumurarura, bamukozeho araricurika ati Mazimpaka yishe Musigwa azize ko yaganiriye n'umugore we, none njye wamwiciye imfizi namuhonoka nte? Bajya inama yo kwiba Karera kugira ngo nagera i Rwanda bari uzagarura umugabo we. Baragenda baramurebura, n'umwana we Sharangabo n'umugaragu wabo Ndabaramiye, babagarura mu Rwanda. Rujugira asigara ishyanga wenyine. Karira ageze ku Kamonyi arwara ibinyoro, bamwubakira urugo ku Kivumu cya Mushi, abarirwa birwariramo. Ubwo hitwa Mushi kubera ibihushi by'ibinyoro. Abikirutse agaruka ku Kamonyi, bamubwira kosa imibavu myiza akayohereza Rujugira amutashya. Abigira atyo. Ndabaramiye abisubira nayo, mwiramukanya Ndabaramiye anukiriza Rujugira ya mibavu. Rujugira agira ati iyi mpumuro ni iya Karira si yundi. Ndabaramiye ati enda twigire hirya nkubwira ubutumwa bwe. Rujugira akaba yabuguzaga, ahagurukana ubusoro mu ntoki. Ndabaramiye akagenda amushukashuka. Barinda bagera ku cyambu cya Busoro munsi ya Mugina na Jenda na Kabugondo. Bahagera Rujugira amaze gukenga ibyo Ndabaramiye amushakira, yiyumvira amarenga y'umugore we. Ubusoro abujugunya mu ruzi, agaruka i Rwanda rwa Kamonyi. Yima ingoma ya se na sekuru yitwa Cyilima. Ubwo ariko akijya kwima ingoma, umugore we Karira Abiru baramwesheje bamuha uburozi arapfa, kuko atashoboraga gusubirana n'umugabo we kandi baracikanye. Mu Rwanda byari umuziro w'uko umugore bahunganye bagahungukana, bamutaga mu mugezi cyangwa se agahamiye ishyanga. Rujugira rero yumvise ko Karira yapfuye, niko kuvuga ijambo ry'umubabaro ati ntabyera ngo de, iyo nima Karinga ndi kumwe na Karira. Yashakaga kuvuga ko abonye ikuzo ry'u Rwanda, ariko ntabyishimanemo na Karira, yari yariziritseho bakanaruhanira ishyanga. Ubwo rero ntiyagize amahirwe y'uruhehemure, uko yavanze impundu n'amarira. Nicyo cyatumye avuga ngo ntabyera ngo de, ntawe utunganirwa na byose. Iyi nkuru tuyikesha igitabo Ibirayi by'Insigamigani cyanditswe na Murihano Benedicto. Wifuza ko hari indi nkuru itangaje twazakugezaho, ushobora kubishyira muri komenti. Niba ari ubwa mbere wari utwumvise twakwishimiye cyane. Iyi ni Mira Rwanda, ikaba isoko y'ibyegeranyo bicukumbuye n'amakuru agezweho kandi yizewe utasanga ahandi. Njyewe ndi Penuel Muvandimwe, mbifurije amahoro n'amafaranga. Naho ubutaha mugwiza amashyo, tuzongere guhura amatavuna imitozo.